reka turebe rero ku by'intambara ya Irani, Israel na Amerika uko bimeze. Nakubwiye ko Satani afite umugambi mubisha kandi afite amayeri menshi n'amacenga. Ubu noneho ngo bagiye mu mishyikirano Pakistan, ngo niho Irani igiye kubananira na Amerika. Wibuke ko nakubwiye ngo bazashaka ko bagura Irani cyangwa se bayitere bombe atomic nuke. Urumva ko ngubu no bagize mu biganiro benshi bakavuga bati kuba bagiye mu biganiro ngo Irani yabahagamye, Amerika yatsinzwe nkuko nabikwandikiye. Ariko abantu benshi bakurikira bino bintu bari kuvuga bati ariya nama yeri n'amacenga yo kugira ngo bazacu undi muvuno, Irani bongere bayibe undi muguno, none bongere bayirase bayirangize noneho bivuye inyuma. Kubera ko urabona babataka n'ubundi babataka babateye babatunguye. None rero uko babitekerezaga ntabwo ariko byagenze, bari bazi ko bahita babarangiza bigahita birangira. Mbere yo kwinjira muri iyi video reka nkubwire ngo kandaho like, wiyandikishe, subscribe nawe utariyandikisha. Namaze kwiyandikisha nkambashimiye cyane, n'iby'agaciro binyereka ko nyote ukuri amanywa nijoro. Kandaho like dukomeze rero, nawe utariyandikisha subscribe, ubundi uko kuri kugere ku bantu benshi, kuko ukuri kubohora imbohe. Ubu rero biravuga ko bari kohereza abasirikare kandi noneho kugira ngo noneho bongere babatere batungwe, noneho bagende babivune babarangize. Uzi ko abantu bari muri Irani nyine nta makuru avayo, abantu bafite abantu babo baba muri bino bihugu baratubwira bati nta makuru. Ngo igihugu barakirashe ku buryo kwezi gushize konyine barashe ahantu harenga ibihumbi 13, uburere ibihumbi 13. Noneho abo bantu muri Irani bakavuga bati ibaze nk'ibyo bibombe bateye ukuntu bingana. Bivuze iki rero? Bivuze ko byanze bikunze nk'uko byanditse mu gitabo cya Daniel ko iyo nyamaswa ya nyuma ya kane niyo Kristo azagaruka igitegeka. Ni Amerika rero bavuze, n'ibihugu bindi by'Uburayi nubwo bigenda bicikamo ibice. Kandi nakubwiye ko Israel ijyanye hariya igomba kurangiza uriya mugambi wayo wo kubakorera urusengero rwa gatatu, bakazihutisha Antikristo kugira ngo bavuge ngo ubuhanuzi burashoje. Irani rero nkuko nayo ishobora kuba iri mu mugambi w'Imana w'ibihe bya nyuma, niyo mpamvu guhita bayisenya byarananiranye. Kuko rega Imana uko ikora, Imana irakwihorera ikagenda gahoro. Irani nibiri hariya ikaba yarabitambitse ikabahagama, ntago ari ukubera ngo ni ingufu zayo, ahubwo yarateguwe kugira ngo ibahagame igihe gikomeze kiyongere kibe kirekire. Noneho wa mugambi wabo ya uruhande rwa Satani n'ibirira bya Amerika babona bari kugwa, abantu bose bavuga bati Amerika iri gusaka umuhozo kuko ibona iri kugwa. Kandi noneho bakavuga bati harimo impamvu enye iriya ntambara kuba muri Irani, kandi ibihugu byungukiramo nabyo bine, yaba Amerika ibifiteho ikibazo kubera ko iri kugwa, ntabwo izongera gucuruza amavuta mu madolari, ntabwo izongera gutegeka abantu bose ngo bagurire mu madolari. Bakavuga Uburusiya nabwo ko Uburusiya ari bwo buri kuhungukira, kubera ko biriya bibazo byose biri kubipfiriya biri gutuma ihungukira, kubera yo nta hantu ihuriye nabyo uwo mwanya. Ikindi gihugu bazanamo rero ni Ubushinwa. Ubushinwa nabyo kubera ko Irani buriya yaravuze ngo ikizira, bavuze ko ari amavuta yose azajya anyura hariya akagurishwa mu yuan, mu mafaranga y'Amashinwa. Ngaha nawe ibaze uri Amerika wumva ukuntu bimeze, kugira ngo Amerika yumve ko bayivanye amata ku munwa, ibintu byagurwaga mu madolari bijye bigurwa mu Mashinwa, umwanzi wabo. Ikindi gihugu bavugamo ni ikihe? Ni Irani nyine. Irani ko niba bajya bishyura iriya misoro ubundi barahanyuriraga ubuntu, izunguka kandi no igira ingufu zikomeye cyane muri kara karere, kubera ko yerekanye ko yihagazeho. Ano kuvuga bati rero aya masezerano, wibuke ko ijambo ry'Uwiteka rirakubwira ngo niwumva bakubwiye ngo amahoro, uzahita umenya ko ahubwo bagiye kujyana mu ntambara zikurimbura, kuko Satani afite umuvuno kandi
ubyitambitse wese aramurimbura. Ni ukuvuga ngo uruhande rwa Satani ruri gusiganwa na cya gihe gito rufite, kandi niba barasetinze igihe bakiha imyaka 5, ya myaka 5 izo mbogamizi zirimo hagati za Irani zagomba kwitambika ntago baba bazireba. Satani we ntago abareba gutya, aravuga ati ahubwo urajya mu nzira ndakwahuranya. Bizagenda gute rero? Bazagira wenda bumvikane, ariko noneho wumva ikibazo uko Satani ikora. Reba Irani aho bayisubije kuba barayeresha kuriya, wenda nayo yihagazeho, ifite amamisiri, ifite n'ibiki byose, ariko kugira ngo izongere igaruke noneho ize kuri wa mwanya aho yari iri uko ikomeye, kugira ngo ihagamire none bizafata igihe. Bakavuga bati bari abantu ukuntu batekereza kwitera ibibazo by'igihombo ariko bigamije inyungu za nyuma z'igihe kizaza, niko bakora. None baravuze bati okay, reka tuyendereze tuyotse, koko tuyotse. Biriya abantu bavuga ku makuru n'ibyo, abantu bava muri Irani bari kuvuga ngo barashe uturere hafi ya twose, bararasa hose. Bivuze ngo rero ni ukuvuga ngo mu gihe bari kwirasa bayisubije hasi, mu gihe kiri kwiyubaka, bo bazaba bandanyije wa mugambi wabo wo kubaka rwa rusengero, wo kuzana Antikristo, wo gukora ifaranga rimwe. Byose noneho Irani nijya kubyuka itangiye gukomera none, kuko babonye ko batazapfa kongera kuyata kubishakiye. Noneho wa mugambi wabo uzaba warashoje, barafashe izindi ngamba noneho ku buryo bazakora ya ntambara ya nyuma. Urumva ko noneho bongera kurwana nyuma, niba baramuka banafashe amahoro, bakavuga bati bafashe agahenge ko gutegereza, nibagaruka noneho bazagaruka ari nuke, bomba atomike byanze bikunze, kuko icyo gihe wenda Irani nayo izaba yarayigize. Urumva ko Irani izaba yarayigize, kandi n'ibindi bihugu bikareba none bikavuga biti iyi ntambara noneho ni rurangiza, bose bakazazamo. Urumva hazazamo ibihugu none, kuko bizaba ari ugusandaza no gusenya, ugupfa no gukira kabisa. Niko bizagenda rero. Urumva reka tutegereze turebe aya masezerano bagiye muri Pakistan y'uburyarya. Urabona ko amasezerano burya aba kugira ngo umuntu agutinze, akuyobye, akujyane mu biganiro, kuko buri uko babishushanyije tazi Satani ukuntu akorasha abazungu, byose barabishushanyije biri ku mubare. Irani nyine nta mahitamo yari ifite, yagomba kuzamo, kuko nta kuntu umuntu yakwataka ashaka gusenya ngo nawe wicare umenye uti niko bigomba kugenda. No, Irani rero yabimenye kera, kandi irabizi neza ko bashaka kuyirimbura burundu. Niyo mpamvu yavuze iti okay, natwe tugomba kurwana twivuye inyuma, kuko iyi ntambara turayizi, iyo mikino yanyu turimo turayizi. Wibuke ko nakubwiye ko Irani niyo yahimbye uriya mukino wa esheke, kurwana n'umuntu rero wahimbye umukino wa esheke. Urumva ko ni ibintu bitoroshye. Niyo mpamvu Irani niguma kubananira mpaka bakabona ko byanze, nibwo rero bazakora nuke, bomba atomike, bayitere. Nakubwirane ariko wenda Imana uko ikora, urabona ubwoko bw'Uwiteka nabwo buri kugenda buzamuka muri Amerika, bavuga bati nitwe ubwoko bw'Imana, abayuda biruzuye, biri kugenda bizamuka. Imana ifata igihe buriya nabo bazaba bazamutse, none nimara kuzamuka wenda bazashaye gusohoka, nibyo bizateza ibindi bihugu imbaraga kugira noneho bive mu mirwano y'ibisasu, noneho bijye ku ntambara y'umwuka. Aribwo noneho intambara ishobora kuzahindura isura, ya makuba y'iminsi ya nyuma bavuga akaba aribwo azaba, kuko urumva ko ubwoko bw'Uwiteka nibumara kugaragara, barabishyize muri Israel bavuga bati twebwe ubwoko turi kubaka n'urusengero, dore dushoje umugambi n'ibyo byose dore igihugu twaragikoze. Urumva ko ibintu bizaba bikomeye cyane, ibintu bizaba bikomeye. Ni ukuvuga ngo ubwoko bw'Uwiteka nyabwo buzavuga ngo turashaka kugenda mu gihugu cyacu cy'isezerano. Bariya nabo bijyanye hariya nabo bazamaze kuri igihugu cyabo, bavuga bati igihugu cyacu twarakikoreye, nitwe twagikoze, dore tuvuga ururimi, dufite umuco n'ibyo byose, mwebwe muvuye he? Urumva ko ibi bintu bizaba bikaze. Umwe afite umuco, afite n'ururimi, afite n'igihugu, byose arabifite, arakubwira ati ni njye nyiri igihugu. Nawe uvuye hanze uravuga uti ahubwo ni njye Yuda. Urumva ukuntu bizaba bisekeje, bizaba bikomeye, kubera ko bamwe barahijyanye, barahinduka, bafata umuco, bafata ururimi, noneho bazamaze no gukora igihugu bafite na rwa rusengero. Imana irakomeye, ni Imana iziyerekera kabisa. Reka mbigusubiremo, bafite ururimi, bafite umuco, bafite igihugu, bazamaze kugera n'urusengero,
noneho byose babikoze neza bavuga ati dore isezerano rirashoje, cya gihugu Uwiteka avuze muri Bibiliya kirasoje. Haza abandi bantu rero bavuga ati nitwe Yuda no muri Afurika bwa bwoko 10 bubyuke. Nibamara kubyuka noneho sasa urumva ko wa mugambi wa Satani uzaba ukozwe mu nkokora, niho hazatera ya makuba y'iminsi ya nyuma batakubwira. Bamwe bavuga ngo bazaba baragiye mu matorero, ngo baragiye no benshi bamaze gusobanukirwa bavuga bati none abazahura n'akaga Antikristo azateza ni bande? Niyo abantu bazaba baragiye. Ariko ngiye nkunda kuvuga nti mumaze kwanduza isi, none ngo mugiye mu ijuru ahera hahera, ntibishoboka. Turebe rero, urabona ko ibintu bya Irani na Israel na Amerika bigiye gufata gahenge gatoya, ariko dutegereze turebe kizavamo, kuko imirwano ishobora kubyuka ikabyura ikubura igihe icyo ari cyo cyose. Nk'uko twumva ngo Israel ahubwo yatangiye kubisabota ivuga ngo iri kurasa za Libani, kandi nabo bakavuga bati ngo nabo bajye mu mishyikirano. Urumva ko ni ibintu bidafashije by'akanya gato by'amarishya mugeni, kugira ngo Irani kuno bamaze kwibona ko yihagazeho uko bayibeshyeho bongere bagende bapange. Abantu bose kuvuga bati bagiye kongera bapange, none baze bashaka kuyisenya, ariko nayo irabazi. Nkuko nakubwiye, niyo yahimbye uriya mukino wa chess, niyo yawuhimbye. Urumva rero ko ibyo barimo byanze bikunze Irani irabibona. Dutegereze rero turebe, ariko cyane cyane ngiye aho nkubwira tugomba gutegereza amaso cyane buriya bwoko bwo muri Amerika ni butangira kuvuga ngo let my people go. Abantu batangiye kuvuga bati mutureke tugende tujye kwambaza Uwiteka Imana yacu mu kuri no mu mwuka. Noneho no muri Afurika bakabyuka, kandi noneho kiriya gihugu bamaze kugikora bafite umuco, bafite n'ururimi, bavuga ngo nitwebwe ubwoko bw'Imana bariya bari hariya. Urumva ko ari ibintu bizabikomeye, nibwo isi yose izakangara, izavuga bishoboka bite? Ubwoko bw'Uwiteka buri hariya already, buvuga ururimi, bufite umuco, bufite iki byose, ntibishoboka. Bishoboka gute? Urumva ibi bintu sinzi ko wabyumva. Niyo mayobera ukuntu Imana izerekana imbaraga zayo zikomeye cyane wa munsi ubwo abavuga ngo nitwe bwoko bw'Uwiteka turaje, ubwoko bwabuze Yuda n'ubwoko 10 bwabuze, bakaza bavuga tuje mu gihugu cyacu. Nta rurimi bafite, nta muco bafite, nta gihugu bafite, nta rusengero bafite. Noneho bari kukimaka n'abantu bafite ururimi, umuco, igihugu n'urusengero. Kugira ngo uvuge ngo umuntu nyiri igihugu ninde, urumva ko ku bantu batari mukuri nta washobora kuvuga ngo bariya bazabaje ngo niho banyiri igihugu. Ubwo urumva rero niho bigana. Tutegereze turebe. Weho twabanye nk'abavuze nti ndabashimiye cyane ko muje kwiyandikisha na subscribe na uturandikisha. Menyere ko munyoto ukuri cyane amanywa nijoro. Nzi neza ko uko byenda bisobanuka tuzamenya ukuri, kandi ukuri kubohora imbohe. Nkambashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, toda haba tov meyo.